abana n'icungira abandi mubona bashinzwe muri iki gihugu none n'ikiriri iwacu abageze ubwo bagize nawe nkababwira ko ni mara washaririwe abasiriti banuka none bara wabumva muhakabije kazi baba mwana w'umukobwa ureba kure aravuga ati ijisho ry'umwuka riranetse wari gukurikirana azabibona wiyigira kumusiga ngo asubireyo niyo kugukurikira awusanga umwana uzava mwana yawe n'ibyawe imana yawe ubwoko bwanjye ubwoko bwanjye niyakurikira imana yawe ubwoko bwawe ndetse bikabije muri haleluya bikagabira gatatu kureba kuragenda ageze mu gihugu cy'Betelehemu atangira gukunda kureba kure aneka amakuru y'aho yakijwe ubona abantu no mutarebye kure mwageze ariko ntimwareba kure mumurebe ko mwajya no koza ibyombo by'abantu bamanga z'abadamu bamafashe mwe mubare no mu masharidi y'abafashe mwene mwariza niyemera urabona umunani yabuze natashye nk'abareba umunani yabuze wavuga muri amakomori urabona ko itomati ikindi uragira ngo itomati ngo warize abantu biranye baraje kwihisha ngo bakakuranaho wabagindura kuragurutse kabise aguzuma muri abo hagira ukubira kidetoka hano akagira amakuru umemwegeye hagira amukari kamwizanye mwakubise Ushaka kwamba wataka kuhunga kuambia kazinduka atapita hangu yanditse atapita usinya ariko arakora kinamara kwa hamu yakataumba akaba bari murajana kamufu atangira n'amabuwe cyambere ni kuko umurimo w'Imana mabuwe yazapana abana barashize ndemera kumurera umwana ndemera kumurera umwana cyane Imana izanabara umukecuru nakicwe n'agahinda akushize abana n'umugabo basi Imana izanabara iki kwanza gutabara mabuwe ariko imyaka itanu ishize utaragura nyoko mu kugitenge barava mu kanwa aragera mu muraba umubiri byo gutanga abanyoko bukwe sina nyinshi uko zenda kwitsinda ikibazo bikeneye murabikira izi nyinshi uko mubona zizakoreye Imana zanze gukizwa zigiye gupfa mwazifashije gupfa neza rugira icyo umbabwira nyinshi Yesu yakubyariye umugabo ukagenda ukabimuhereza yashaka amatiku ukamurama akawutegereza kandi koko bagira amatiku ugira ikintu Bibiliya yavuze umukazana na nyirabukwe nibo bazavugaho ariko se mwebwe mwa bakecuru mwe mubwishyira abakazana banyu bawe muduhere abana b'abahungu b'ababyeyi ngo badushake nanjye ngo bagume Imana bagiye hoteli baragushaka turara mu bitunga byabo uragira ngo bigende uranesha urugo ngo bigende ndetse baragenda yicara muri gereza arongera abwira undi muhungu ati mbwira mukiriya muntu wifunze wawe ugiye kugira uruganda urabona ugiye kujya aho navuye nabi aho navuye bambeshyira aho nagiye mu mavuko ndengera aho nagiye mu mavugane narakubititse mu rwego bambika bajya ikanzu z'amaraso barayereka data yakobo bamubwira ko napfuye ikiriyo cyanjye cyakozwe niho yakobo ambwira ku kiriyo ararangira aravuga
kumwica rubeni arabyumva arababwira ati mwimwica ubwo reka tumugurishe bamuha amafaranga cyangwa se tunatejwe cyamunara muhana ingorane zikomeye ariko sinigeze ncumura sinigeze nkora icyaha nagendeye icyaha kure ndabibona kugira ingambi ariko nuhagera uzatwibuke kuko ukuntu hasize iyo uvuze n'ibijyana nongerayo ariko hageze ntiyabibuka imbaraga zo kwirinda icyaha gukiranuka gushyira ubwoko hejuru niko bibiri ivuga bivuga ngo gukiranuka azashyizamo umutsindo yosefu aragenda atangira kuyobora muri gereza kuri iki kintu uzabaca akamubwira ikintu uzabaca kigaragarira mu kiganza iyo usari kagera ku magari no mu murima beza imbaraga z'ingamba zitari ku inkuru abahinzi bahari n'abahari bagatura bagakumira mama zikuza abantu guhinga bagakora bagatetse akumva mama wawe nakumva neza abahinzi bamwe bagakara nabiboneke nabiboneke ukarabanza nabiboneke wasangaga mu murima nk'uko abantu bose mu abagore n'abagabo baraje kuba mu rugo hajya imana hajya mpamvu hagira umugoroba w'ibyo haba isafuriya haba ibicuma binini banyweramo abantu ugasanga bavuye mu rugo noneho rimwe mu mahanga batariko guhaga imiti n'inzara semurabona ubwo kubaganiriza abagore urandike n'amaguru semurana ubwite byawe ariko nawe akijijisha akicara akajya yumva inkuru nakuremo ukabona agiye atya agenda atya n'ubarwariye mu rugo iyo yinjira mu cyumba cye nanjye muharebuka akajya avuga ishima bikira mariya navuga agafashwa ku kintu cyitwa umuntu arababwiye ko ndoze ikintu cyitwa umuntu niba ari imana mama ni igitekerezo cyitwa umuntu wa mama gasanzwe Yeye mvuga iminsi igashira pe ubundi ije kuvuga ngo ubabwira ngo yakuri cyane muri yakubaza kugenda yakoze kuzamara kuzamara n'amabuke ariko bakubwira imbaraga zo kwirinda uke farangije atangira kwigishira ubutari muri gereza ngo mutorera kuyobora abanubu abafungwa imfungwa atangira kujya akiyobora naho harimo amarenga y'icyazabaca akabyuka mu gitondo ati umume rero n'umubaba byose abizanira amahoro
inzozi zihangayikishije akantu gazatabara umuntu wamenya aho gaturuka abafite inzozi babona n'izindi z'umunani babona n'izindi zirindwi z'imishisha wagiye kubona babona amazi z'iminano ngo zizindi z'imishisha bakabona zikomeje kunanuka kandi zihamagara abayobozi hamagara abapfumu hamagara abantu bose bafite ubushobozi bwo gusobanurira kandi ibyo bamwe ati rero ntabwo dushoboye gusobanura ariko turi muri gereza afite akagabo kandi kumuvuganira kandi akabwira ati n'ugereza muzanyibuke kandi azo kari bati imana ikibazo nabwo akazi umuvuganira yosefu yihutire aho umupira barengeye yihutire umurirwa aho basuzugurwa yihutubarirwa uwagaragaje amakuru bafata ijambo bagapfuri bagiye ndi muri gereza hari umwana w'umuhungu w'Yosefu twayifunga n'utundi urugero ziramanitse arazisobanurira ahandi n'ubwo mfashwe n'ubwo umeze niba wasobanuriwe hanyuma mu rukuba Yohana yaciwe igihanga Yosefu yari yarabimusobanuriye arabisigura byose kuri no kubyagenze nta wundi muntu wabasha gusobanurira inka zirindwi zibyibushye z'ibyo birungo bimanitse nta wundi uretse Yosefu umugore w'ibintu kugira ngo amenane
imitungo yosefu bamujyana mu cyuma bamwe kubasinzi bahageze barabasha nta muntu uvugana n'umwana ashonje nta muntu uvugana n'umwana ugakira mu kibazo tw'ibanze barangije baramubwira bati ntabwo hano hano Lautando le voce namo, lautando le voce shisha. Nade le voce namo sale shisha. Algo già come da non è un bambino. Non è certo che fanno. Allora non vuole lasciare fare il processo di pascolo. E che un po' di legge. Quindi già delle qua. Nessuno acabava di provare la